ubukwe coordinateur w'abagore ni wowe ufite nimero egera hino oya mwegere sinzi umuntu umpamagaye muri mwebwe byagenze gute kuvuga ngo uradufite ubukwe umugeni wacu agira ikibazo arasaba oya nari niyicariye ahantu bampamagaye ikitaraganya ngo hari ahantu umukwe n'umugeni barwanye barimo basohoka bajya mu rusengero basohoka wabo mukobwa bigenze bite nta makuru menshi mbifiteho mbisenza nihuta kugira ngo mpagere menye neza ukuri kw'aya makuru maze ndagira ngo ntujye kure hanyuma turebe tugere ndabona mpageze uko bahandangiye mu rugo aho uwo mugeni yarahagurukiye maze turebe uko biri kugenda ntujye kure nukuri waturindiye ikirere kibaye cyiza habwa icyubahiro mana nziza tukeretse aba bageni nukuri ubacira inzira ubeze ubatunganye imihango yose iri buze gukorerwa hano uyezu yiha umugisha nukuri nibagera mu rugo rwabo turagushima ngaho rero mana nziza ihesha icyubahiro turinde kandi dukomeze mu izina ryawe ryera amen. Hey!
ubu koko mwaduhamagarira niwe mwama nimero z'umunyamakuru bazi ngamuhamagara ubukwe koordinateri wa gare ni wowe ufite nimero egera hino oya mwegere hino sinzi umuntu umpamagaye muri mwebwe byagenze gute kuvuga ngo uradufite ubukwe umugeni wacu agira ikibazo arasaba ubu tuvugana uyu mudamu atubwiye ko afite umuganga yizeye niwe tugiye kwifashisha ndamuha nimero y'uwo muganga arabafasha muganga yazamo cyane rwose turi mu bukwe ngo hari umuntu uhanyuze aturangira nimero yanyu ko mwadufasha sawa reka mbe mu rusaku tuve mu rusaku twegere hafi aha ngaha umugeni wacu atari yaba n'umugore mureka twumvikane ibi ni ibiki mubaye na muganga ambwiye ko ajya kudufasha kandi ntabwo ngoye hari ibyo ansabye yabikemuye yifuje ko nongera nkamuhamagara nkamwegereza umurwayi bakivuganira umugeni wacu afite ibibazo bihangane batuze namugezaho rwose nari bumukubite ntabagome nari bumukubite namugezaho ibintu byari biri kundumagura njyewe bindumagura ari bubimpaye ntabwo nari kubyemera ni uriya mugabo yego namushyizeho uriya mugabo njye nari kumukubita njyewe nari bumukubite nkamwica iyo mutamfata nayimugejejeho umugeni mutamfata nari bumukubite njyewe ariko ibintu byari biri kundya njyewe mu kanya ibintu byari biri kundya njyewe ariko buriya tuzongera duhure nta kibazo nta kundi tuzongera duhure ngo mu muryango yego tuzongera uwamwangirije hano mu bukwe muduhanira rwose natwe tugakomeza gahunda zacu yego rwose twabikoze cyane ubwo yasabye ko bamujyana akaruhuka nimujyane umugeni mujyane umugeni Oya. Mujyana ku polisi. Mureke. Nimukubite rwose. nguvuga batarabona reka ndebe uyu mukobwa bari gushinja ko niba atari n'umugore bari gushinja ko ngo yaroze uyu mugeni hanyuma tumenye mu by'ukuri niba koko ari we wabikoze yemwe mwihangane umugeni ari kuruhuka kanya uriya mukobwa bashinje ngo uburozi ko bari wamuroze muganga agaragaje
mupfana iki? ndamukeka ni abaturanyi ariko uriya ubona yaroze ni mubyara wanjye biriya bintu bimaze igihe tukagira ngo ni amagambo y'abantu ariko biriya bintu kuko bibaye ukuri barabivugaga ngo na nyina araroga ariko tukavuga ngo barabeshaga kubera ko dukijijwe ariko biriya bintu ni ukuri. Hamwe n'ikimenyetso kigaragaye rero yewe ngwino niko ko twabonaga nawe watashye ubukwe ndetse wishimye twegere hanze. uriya mukobwa icyo namuhoye ariko se warabikoze koko? narabikoze ninjye wamuroze. Wamuroze kera cyangwa byabaye umunsi? namuroze mu gitondo muhanagura. Umuhanagura gute? umuhanagura mbese nagiye kumwiyegereza kugira ngo bampate agafoto wagira ngo ni agafoto ariko gahunda yari kumuroga bitewe n'uko uriya musore twariganye n'umukobwa turiganye. bigeze aho nja kumwera ku musore dukundana aramunyambura. amunyambuye rero ntabwo yakora ubukwe kandi muruta. nishari mbese nagize ariko mumbabarire ubundi no gusha. Ntabwo ari twe tukubabarira, urasaba imbabazi abo wabikoreye. nabiteguye ariko ntabwo ari uko umwanga nishari nagize. Urabona akavuyo gahise kabaho mugena gasara neza neza. nose nje nani nishimye. Uyu turi kumwe ni coordinateur w'ubu bukwe, turagira ngo tuganire nawe atubwire ibi bintu mu by'ukuri namayobera. Ese ufite icyizere kingana iki ko muganga muhamagaye hari icyo agiye kubafasha? Ikigaragara ni uko muganga baturangiye ari wa nyawo, ariko nakongera nkamwakura ndi no kumubwira ko ndi kubona umurwayi wacu ari kugerageza ko amerewe nyuma yuko agaragaje uwamuroze. Yego rwose. Hari igihe umuntu aba afite aho bari nkabafasha batanahari. Yego. Ntabwo gufasha umuntu bivuze kuba namugezeho ndaho ngaha ndeba. Ntabwo isura yanjye ariye mureba ahubwo uburyo nkoresha nibwo bumuvura. Niba afasha umuntu uri muri Amerika, ngafasha umuntu uri muri Australia, ngafasha umuntu uri Tanzania, ngafasha umuntu hano ku isi hose baba bakeneye ngo mbafashe. Yego. Wowe urambwira ngo mfashe umuntu gute n'abari hakurya igihugu cyacu mbafasha? Ni ukuri ntabwo icyo ari igitangaza. Usibye ibi ngibi wenda cyangwa se umuntu yakwibaza ngo bisanzwe bibaho ko umugeni ashobora kugira ikibazo nk'uku nguku, cyangwa niba hari n'ibindi mujya mukemura iyo byagenze gutya nabyo wenda watubwira kugira ngo wa mugani hari ibibazo biba ugasanga birenze imbaraga cyangwa ubushobozi bwacu. Gukemura ibintu byinshi si ngombwa kubirondora. Yego. Si ngombwa kubirondora, tuvura indwara za kinyarwanda, indwara za gakondo. Nakubwiye ngo nafashe abanyamahanga ngafasha abari ku isi yose. Ngafasha umunyamerika. Impamvu nta nabonetse nari ndi gufasha umunyamerika ariko kuko nzi ko bishoboka kandi nawe wabyiboneye. Yego. Ndumva nta kindi kimenyetso kirenze aho ngaho. Ikindi uwo muntu wahamagaye yamanje kugorana kuko atari njye wahise umufata. Afashwe na mugenzi wanjye bituma ndinda no gufasha uwo muntu atinda gufashwa. Ariko ndagira ngo mbwire abantu igihe bahamagaye sigakumva sinjye bafashe bitabwe n'undi muntu bajya bihutira gutega amatwi kugira ngo ubutabazi bube vuba vuba. Uko abarozi bafite ubushobozi bwo kuroga umuntu adahari ni nk'uko natwe dufite ubushobozi bwo kuvura umuntu adahari. Ibyo bajya babitandukanye. Udahari haramutse hari nk'indi miti runaka umuntu akeneye yamugeraho atari mu Rwanda bigenda bite? Ni ukuvuga ngo uyu muntu wari urwaye ntabwo tumusobanuye ngo ntabwo tumuvuye twamugezeho. Yego. Nakubwiye ngo umurozi aroga umuntu adahari. Uko umurozi aroga umuntu adahari nakubwiye ko ariko tuvura n'umuntu tutari kumwe nawe. Ntabwo abarozi baturusha ubwenge. Yego. Kandi ntukomeze kumbaza ubusa. Imbaza gusa byinshi. Ikibazo cy'abanyamakuru rero wagira ngo sinzi uko mwaba mushaka gukura mu amagambo menshi kandi ibyo wabonye birahagije. Tuba tugira ngo turabashimiye rero mukomeze mufashe n'abandi. Baba namwe mugubwe neza. Yego. Amasaha iyo abantu bagiye gushyingirwa hari isaha baba bahawe. Ubu se mwahamagaye pasitoro cyangwa padiri wari ugiye kubashyingira ku buryo yamenye ikibazo cyabayeho kugira ngo aze kwihanganira ubukererwe? Yabanje kugaragara
agahinda kenshi mu bashyitsi, mu batumirwa, mu bakwe, mu basangwa, ariko ubu ngubu nkurikije uko ndi kubona umugeni wacu ameze, icyizere kirahari. ubu icyizere kirahari cyane rwose, nta kibazo. reka tureke wenda kuvuga byinshi kugira ngo mubanze mumwiteho, mwongere mumutegure, hanyuma n'indi mihango ikomerezaho. Murakoze namwe. Murakoze rwose. Ni karibu kandi namwe. Sinzi umuntu muri mwe numvise ampamagara, numvaga ari ijwi ry'umudamu, ariko nuko nyine byari ngombwa ko tuhagera.